se muri make ni ryari umuntu ashobora kuvuga ngo intambara yatsinze intambara, ni ryari igihugu kivuga ngo cyatsinze intambara, ni ryari mu by'ukuri ni gute abantu bavuga ngo intambara abantu bayitsinze. Aha ndagaruka ku bintu bitanu nibura umuntu ashobora kuvuga ati bishobora gutuma umuntu avuga ati natsinze intambara. Ni igihe tuvuge wenda umwanzi wawe yamanitse amaboko, akamanika amaboko mu buryo fomare cyangwa se akamanika amaboko ku mugaragaro, ndetse akanabyandika akanabyemeza akavuga ati ngewe ndatsinzwe, intambara irananiye nyivuyemo, akemera intsinzwe ku mugaragaro. Icya kabiri ni igihe ingabo ze wazagize wazisenye abandi ukabafata, cyangwa se ukazifata ni ukuzisenya, mbese ukamurwanya ukamutsinda, ingabo ze ukazisenya, nuko izindi ukazifata, nuko icyo gihe nta bushobozi bundi ziba zifite bwo kongera kurwana. Icyo gihe niyo bitaba byanditse cyangwa se ntizimanike amaboko ku mugaragaro, ariko mu by'ukuri ziba zatsinzwe. Icya gatatu ni igihe mu by'ukuri nk'igihe tuvuge wenda ari igihugu cyateye ikindi, ingabo zivuze ziti zikabandona ku gutera, zikavuga ati reka dusubire iwacu. Ngira ngo murabyibuka wenda ku ntambara ya Uganda na Tanzania, Ntuza yanze gutsindwa, Ntuza Idi Amin yateye Akagera, abona ko atarashobora gukomeza, ariko yanga gutsindwa ngo agarure ingabo ze kuri kote ya Uganda. So yaho rero ngira ngo mwabibonye ko bamugarukanye bakamukura no ku butegetsi. Aho rero iyo yemera gutsindwa nka Idi Amin, iyo yemera gutsindwa kiriya gihe akabwira Nyerere ati ndatsinzwe, akemera n'ibyo Nyerere yamusabaga, agasubiza ingabo muri Uganda, byarashobokaga ko Tanzania itashobora gutera Uganda, Idi Amin akaguma ku butegetsi. Ikindi, hari igihe mu by'ukuri abantu basinya amasezerano nyine, icyo bita peace treaty, ni ukuvuga ngo amasezerano arasinywa hagati y'ibihugu, bikavuga bati cyangwa se hagati y'abarwana bati ntituzongera kurwana, turemeye. Icyo gihe rero umuntu aravuga ati wenda bitewe n'uwateye n'ibyo yashakaga, ushobora kuvuga uti wenda niba yateye ashaka kunkura ku butegetsi akaba atakibishoboye, yatsinzwe. Ni nka kuriya cyangwa se nka kuriya za Amerika zigiye kurwana muri Vietnam, zahanditswe amasezerano. Amerika burya yashakaga gukuraho iriya leta y'amajyaruguru ya hano yari iyobowe na Ho Chi Minh y'abakomunisiti, bashaka kubakura ku butegetsi ariko ntibabishoboye. Byabaye nk'uko basinya amasezerano nyine yo gusoza intambara. Mu by'ukuri Amerika ntiyari itsinzwe ko mutera, ariko yari itsinzwe, nuko basinya amasezerano ko bahagaritse intambara. Ikindi cya kabiri, hari igihe nyine Ntuza birangira guverinoma ikagwa. Guverinoma iyo iguye rero iba yaguye nyine, niyo ntawasinya amasezerano, ya guverinoma yatezaga intambara niba yaguye nyine nta bindi biba bihari, yaguye nyine, leta yaguye, byarangiye. Aha ngaha rero ngira ngo ingero ebyiri z'ingenzi we n'umuntu yavuga wenda zagiye zirangiza intambara, abantu bakavuga bati twatsinzwe, n'intsinzwe ikagaragara. Aha ngaha mushobora kugaruka nko mu ntambara ya kabiri y'isi, murabyibuka igihe abantu za Hitler yari amaze gupfa muri 1945, igihe kuva 1945, leta y'Ubudage yaratsinzwe. Leta y'Ubudage yaratsinzwe, Hitler ingabo z'Abadage zamaze gusenywa, Hitler umuyobozi yapfuye, kapitale yafashwe. Iki gihe rero Ntuze nyine Ubudage bwaratsinzwe, Ubudage bufata buravuga buti twatsinzwe. Niyo nsinzwe izwi cyane. Indi nsinzwe nayo izwi cyane yabaye burya nayo mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu ntambara ya kabiri y'isi Ubuyapani bwaratsinzwe ndetse bumanika n'amaboko, kubera ko ngira ngo mwarabibonye nyuma y'uko Amerika irashe ibisasu kirimbuzi Hiroshima ndetse na Nagasaki, Fat Boy niba ari na Little Boy, ibyo niko byitwaga. So Ntuza yaravuze ati ndatsinzwe. Abayapani baravuze bati turatsinzwe, bemera iyo ntsinzwi, barayemera ku mugaragaro, ntibongera rwose no kwirirwa bagira ibyo bahakanamo, baravuga bati turatsinzwe, ndetse banasinya amasezerano ko batsinzwe intambara ya kabiri y'isi, banemera kwishyura ibiguzi byose, mbese bemera ibintu byose, baravuga bati twatsinzwe. Ibi ngibi rero ndabivuga ngarutse kubera iyi ntambara iri kubera muri Congo, kuko hagati ya Kagame yashoje kuri Congo, ikibazo ni ukwibaza ngo Kagame azatsindwa ate, utazatsindwa muri iyi ntambara, kuko itsindwa byo nababwiye ko iyi ntambara yitsinzwe mbere yuko ayitangira, ariko ikibazo azayitsindwa ate, azasinya amasezerano, ese leta ye izasenywa,
ese bizagenda bite? Ese azafata icyemezo cyo gukura ingabo ku butaka bwa Kongo, narangiza asinye amasezerano ko atazongera gutera, bizagenda bite? Ni gute bizagenda? Ese zamanika amaboko? Ese bizagenda bite? Kagame azatsindwa ate? Aha ni ikibazo gikomeye cyane kuri Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye, cyane ko ntabwo byoroshye nubwo bimeze gutyo, ntabwo urugamba ruratangira. Ngira ngo narababwiye iyi ntambara ni proxy. Proxy bisobanuye ko umuntu yinjira mu bandi bantu akabarwanisha yita ko mbese abitabo kumbi ari we. Ni nko gufata kuko leta zikoresha inyeshyamba nyine zikavuga ngo ziti twe turarwana, nka tura n'inyeshyamba zirwana ariko atari inyeshyamba. Ngira ngo murabizi ko u Rwanda rwabikoresheje inshuro nyinshi, ariko kuri iyi nshuro nubwo rwatangiye proxy, rwayitangiye nka proxy, ariko urabona ko amahanga yavuze ati Kagame rwose ibyo bintu wabikoze kenshi, kandi kuko njye narabivuze inshuro nyinshi, ndavuga nti kandi sinanjye yabivuze, njye narabivuze gusa, ariko ni ibintu nasomye. Wowe twasunze wanditse igitabo cyitwa Art de la Guerre, nabimubwiye The Art of War, nabibabwiye. Kimwe mu bintu akunda na kimwe mu bintu yamagana ni ugusubiramo strategy na tactique wakoresheje igihe cyashize, kubera ko umwanzi wawe arazizi n'ibiki byose, mbese ibintu byaratamburitse, ntabwo ushobora kurwana ukoresheje ibyo tactique na strategy wakoresheje ubushize. Ikindi kintu yamagana mbere y'ibindi byose, kuko nababwiye, ni impamvu yo kurwana, kuvuga ngo urarwana n'ibyo, ariko se urarwanira iki? Kubera icyo urwana? Ibyo bintu ushobora kubisobanura ukavuga uti urarwanira iki, ugashobora kuba ari ibintu ushobora gusobanura. Ni byinshi agenda akundana. Nakoresheje muri analize iyi ntambara igitangira, mbona ko cyangwa se twarebeye hamwe tubona ko iyi ntambara Kagame adashobora kuyitsinda uko byagenda kose. Igisigaye ni ukuvuga ngo azatsindwa ate? Aha ngaha bigarutseho kubera ko ibimenyetso birerekana ko urebye uko intambara irimo iragenda, haba muri diplomasi, haba no ku mbuga y'urugamba, birerekana ko gutsindwa kwa Kagame. Ngira ngo mwarabibonye, Minembwe ubu ngubu iragoswe hepfo mu majyepfo mu Banyamulenge. Murabona ko uzamutse ruguru kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu nacyo Bukavu nayo irageramiwe, urabona za Rubaya harageramiwe. So urabona conflit hagati ya RDF M23 imeze nabi, ndetse na drone hejuru zimeze nabi. Ejo bundi haguye koroneri mu Minembwe, uyu munsi haguye koroneri akaba n'umuvugizi wa M23 hari haruguru mu za Rubaya. Urabona ko intambara arimo intsinzwi y'intambara yatangiye kugaragara mu buryo bwa diplomasi, yagaragaye kare, ariko no ku mbuga y'urugamba yatangiye kugaragara. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu biragenda bite? Kagame se arongera atsindwe nk'uko yatsindwaga ubushize? turabona Kagame yatsinzwe, ariko atsindwa neza, agarura ingabo ze hakurya, birarangira. Ariko rero yongeye ashoza intambara, haza M23 ya kabiri, habanje kuza, ngira ngo murabyibuka, habanje kuza 1996 gukuraho Kabila, gukuraho Mobutu Sese. Kagame nabwo aratsindwa mu by'ukuri, ko ntiyashoboye kugera ku byo yashakaga. Kagame ko Kabila yashoboye kumwirukana muri Congo, aragaruka mu cyiswe RCD, nabwo aratsindwa. Ariko nk'uko nababwiye uko intsinzwi igenda, murabona ko yagiye atsindwa ku buryo nyine adatsindwa ruhenu, akatsindwa akagaruka imbere y'imipaka y'u Rwanda. Ariko nyuma ya RCD haje CNDP nayo arongera atsindwa, nakwitwa atsindwa neza, agaruka inyuma y'imipaka ye. Nyuma ya CNDP niho haje M23, nabwo aratsindwa, agaruka mu mipaka ye, ariko yarongera agaruka muri M23 rero ya kabiri, ari iyi ngiyi turimo. So ni ukuvuga ngo rero ese Kagame ubu ngubu aratsindwa ate? Kuko byagaragaye ko Kagame kumutsinda, kutsindwa buriya buryo nababwiraga, ni ubwakangahe? Ni uburyo buriya buryo nababwiraga buriya buryo nababwiraga bwo kuvuga ngo wenda umuntu araritiritinga, ni ubwa gatatu buryo nababwiraga bwo kuwizdorowinga ingabo. Buriya buryo nababwira Kagame amaze iminsi atsindwamo, buragaragara ko budakora. Kagame aragaruka aravuga ati ndabiretse, akagaruka nyuma y'imipaka ye, ariko nyuma y'igihe runaka akongera agashoza intambara. Aha ngaha ni ikibazo gikomeye cyo kwibaza, se ko Kagame bizakomeza gutya, bizagenda bite? Azakomeza nyine, bizakomeza atsindwe binakajye, niyakomeza ateze intambara, n'abazamugarukaho bazaze bateze intambara,
cyangwa se Ndayishimiye ashobora guprofita, Ndayishimiye Soni na Tshisekedi bashobora guprofita uyu mwanya, ndetse n'isi ubwayo igaprofita, na Afurika yose igaprofita uyu mwanya, igashobora gukuraho Kagame burundu. Ikibazo cya Kagame kigakemuka nk'uko ikibazo cy'Abadage cyakemutse, ikibazo cya Hitler cyakemutse, ikibazo cya Kagame kigakemuka. Impamvu ikibazo cya Kagame kigomba gukemuka nk'ikibazo cya Hitler, Hitler na Kagame bahuriye kuri ideoloji ya supremacy, ideoloji yo kumva ko hari ibiremwa muntu biruta ibindi biremwa muntu. Kuko narababwiye nti iyi ntambara murabona ko ni intambara mu by'ukuri yo kuvuga ngo urashaka igihugu cy'abatutsi. Ntabwo ari intambara yo kuvuga ngo baravuga ngo bavuga ikinyarwanda ukabona bahora bahindagura, ariko ni ideoloji yo kuvuga ngo abantu bashaka igihugu cy'abatutsi. Nababwiye ni ideoloji ishyigikiwe n'abantu bamwe muri Uganda, n'abandi bo mu Burundi, n'abandi ba elite b'abatutsi bo muri Congo, ndetse n'abandi wenda tutazi na mpatsibihugu, na bamwe muri ba mpatsibihugu baba bafitemo amaboko. Kandi aka gatsiko kamaze kwirema, gafite agise ku mafaranga, gafite agise ku ntwaro. Intwaro rero, iyo umuntu afite agise kuri ibyo bintu, aba ashobora burya no kwinfluensa diplomasi, uretse ko iyo atabonye, ariko biterwa n'uwo bahanganye, kuko Tshisekedi yerekanye ko nawe ibyo ngibyo ashobora kubikoresha kandi akabatsinda, kandi kuko biragaragara ko ari kubatsinda diplomatically, ariko intambara mu by'ukuri yo ntabwo iratangira. Uko intambara izatangira ari uko intambara igomba kurangiza ikibazo burundu. Hariho ni ikibazo gikomeye, kuko ntabwo ari u Rwanda gusa bireba. Ubwo bigeze aha ngaha, harazamo na Uganda. Ese Uganda izitwara ite? Ko Museveni ku myaka ye agezemo 80, ashaka gusimburwa na Muhoozi, igihugu cye kiri fragile, ku buryo atashobora kwishora mu ntambara, kandi anayishoyemo sinzi ko nawe ntiyayirokoka, kuko abafite Museveni na Kagame bari mu myaka mibi, ku buryo abantu batekereje neza iri shyano ryava mu nzira. Bene iyi mitekerereze ishobora kuva mu nzira. Bari mu bihe bibi. Sinzi ko Museveni afite kapasite yo kuba yafasha Kagame, yewe na Muhoozi nta kapasite afite, kubera ko ririya shyaka riyobora Uganda NRM ryarabuze abakadire bakuru, ntibakirimo. Hajemo abantu nyine badashobora gutekereza, harimo abantu bari kuza bashigikira Muhoozi, harimo abandi nyine abakadire bakuru badashaka Muhoozi, badashaka bamubona nka Idi Amin. Mwabonye nka za kiritike z'uriya mugabo Jenerali Kahinda Otafire, mwabonye ukuntu nyine akiritika nyine Muhoozi. Murabona ko kandi mu mukadire mukuru harimo abandi bakadire rero badakozwa iryo shyano Muhoozi. Ni ukuvuga ngo rero na Uganda ntabwo ifite kapasite. Ni ukuvuga ngo rero ntekereza ko Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye n'ababashyigikira bagomba gutekereza ko ikibazo cyarangira burundu, kuko nikitarangira harimo risike ko bazarangara Kagame akabahitinga na Museveni. Uko byagenda kose, Museveni na Kagame nubwo bari mu myaka mibi, ariko still baracyafite imbaraga zikomeye cyane. Bashobora guteza ibibazo bikomeye cyane abantu batarebye uko bashobora guhandoringa ikibazo cyabo mu buryo bwa nyabwo kandi bwumvikana. Bashobora guteza ibibazo kandi byinshi. Ntabwo ari abantu burya wavuga ngo urakamira mu kitozi, cyangwa se sore uvuge ngo urapfobya cyangwa se ugabanya imbaraga zabo. Baracyazifite, bashobora kanyakanya bakarwana. Bivuze ngo rero ahangaha birasaba ko Tshisekedi na Ndayishimiye batekereza ko barangiza iyi ntambara. Ariko nk'uko nabibabwiye, ntabwo iyi ntambara mubona ko bashobora kuyirangiza bonyine, nk'abanyarwanda bayishizemo. Bagomba gutumira abanyarwanda, bagashaka abanyarwanda ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntabwo bivuze ngo bazashaka abanyarwanda bose, ariko bagomba gushaka umunyarwanda batiza imbaraga kugira ngo azabafashe kurwana iyi ntambara, kuko bo ntabwo bayirwana bonyine. Kandi bakanatekereza ko n'igihe na Museveni yayinjiramo, n'ubundi bashaka undi muntu ku ruhande rwa Uganda, kandi barahari benshi, ku buryo bagomba kubafasha kurwana iyi ntambara, kandi birashoboka cyane. Ahangaha rero niyo mpamvu ndi kubabwira ni urugamba ntabwo ruratangira, ntabwo haratangira na gatoya. Haracyari igihe haracyari igihe kinini. Iyi ntambara rwose nta hantu iragera. So ni ukuvuga ngo rero bavandimwe, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Haracyari kare. Tugomba gutekereza ukuntu
natwe ubwacu iyi ntambara izarangira tudashize kandi ikarangira tutabonye undi muntu umeze nka Kagame, kuko ni ingenzi ko ubutegetsi bwa Kagame buvaho ku nabi cyangwa se ku neza, kubera ko iyi mitekerereze ya Kagame nk'uko nababwiye ni nk'imitekerereze ya Hitler. Ntabwo Hitler niyo adapfa kiriya gihe cyangwa ziriya ngabo ze zitsindwa, yagomba kongera gushoza izindi ntambara, kuko iyo umuntu yumva ko ubwoko bwe buruta ubw'abandi cyangwa se ko hari ukuntu aremwe gusumba abandi bantu bagenzi be ndetse b'ubwoko bwe, kuko abanyarwanda burya wa mugani bose basangiye isano. Iyo Kagame rero yumva ko haruta abandi banyarwanda, akumva ko bagomba gushaka igihugu cy'abandi bantu, gushaka igihugu cy'abatutsi mu karere, iri ni ishyano rigomba gucibwa, iri shyano rigomba kurwanwa. Ndabizi intambara ntabwo ari ikintu cyoroshye, igwamo abantu, igwamo ibintu, ariko iri ni ishyano abantu bagomba kurwanya bihanukiriye ndetse bakarirwanya burundu ku buryo ritazagaruka. Rero ni kesi yo kuvuga ngo Kagame noneho ubu ngubu aratsindwa gute, ni gute abantu barangiza ikibazo, kandi ikindi cya kabiri Tshisekedi ndashimye niba atarangiza ikibazo bo ubwabo gishobora kubarangiza, kuko buriya hari ukuntu nyine wa mugani, kera nasomaga Bibiliya nkumva hari ukuntu Musa yabwiraga ngo yabwiye inkuru yo muri Bibiliya Musa abwira Aroni ati dore mugiye gutera ariko ntimusige n'igishirira, ndetse ngo sinzi n'umugabo wagiye aho bateye azana iminyago kandi rero babwiye ngo basenge buri kintu. Iki gihe ntabwo nabyumva kubera ko nabisesenguranaga amarangamutima yo kuvuga uti se ni gute abantu b'Imana bagenza batya, ni gute igitabo ko ari ijambo ry'Imana ni gute bigenda, ariko intambara si imikino nk'uko Sunzi yabivuze ni urupfu n'ubuzima, ugomba gutsinda cyangwa se ugapfa. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo rero impamvu ntekereza ko Mose yavugaga ati ntimusige n'igishirira, Mose yatekerezaga nk'umusirikare, akavuga ati n'ubundi nsize igishirira cyakwaka kandi kikaba umuriro, rimwe na rimwe ukanasumba ko uwo muriro ugashobora no gusumba wa wundi cyakomotseho, cya gishirira cyakomotseho, ukantwika nanjye. So ni ukuvuga ngo rero nta mikino, Tshisekedi na Ndayishimiye bagomba kumva ko nta mikino ihari, ntayo, kandi kuko bagomba kurangiza intambara burundu, kandi ubu ngubu ntekereza ko nta n'igihe Kongo n'u Burundi bigeze bagira amahirwe yo gusenya bene iyi sisiteme ya FPR, iyi sisiteme kirimbuzi, nta n'igihe Afurika ubwayo yigeze igira amahirwe nk'aya, nta n'igihe n'abanyarwanda ubwabo bigeze bagira amahirwe nk'aya yo gusenya FPR n'iyi ideoloji yayo. Ngira ngo murirwa mubona Bizimana yirirwa yibasira abantu, biba amacakubiri, ibi ntabwo bishobora gukomeza. Ubwo rero banyarwandakazi, kuri iyi tariki ya 25 ni Kamarade Manirakiza nibwo busesenguzi bw'uyu munsi. Ngaho rero mugire amahoro kandi mwiyangire. Ciao 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 ciao.